Umva aka kantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe kuba yakoresha telefone na interineti yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mutunze telefone n'amalaptop mbazaniye ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora bibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza bati se byakunda? Birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu bya online forex trading no kuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni yiherejwe ni gbforexonline.com 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 www.gbforexonline.com gbforex online gbforexonline.com gbforex online. Hello, this is update ku bijyanye n'idolari. Muri iyi minsi ryari risanzwe riri kuzamuka cyane ku buryo idolari rimwe mu manyarwanda ryigeze rigera no ku 400. Ariko cyane nshaka kubasobanuriraho nuko uyu munsi mu gitondo mu masama ya 19 muri iyo range habayo speculation ku buryo byagaragaye ko idolari ryageze munsi ya 800, 706 gutyo. So ikiba cyabayeho ni ibijyanye n'ama stati ari financier ku rwego rw'isi abagiye asohoka gatuma habaho change nk'iyo ngiyo. Hari abambazaga rero bo na updatinze muri groupe yanjye mbamo bambaza batese ko biri guhindagurika ko biri kongera bigasubira mu 1380 nangahe bikongera mu 1900 kuri Google bimeze gute. Bandi bambwira bati kuri Google hashobora kuba hari ikibazo, bandi bakambwira bati ku bijyanye n'amasoko yanda akora ibijyanye n'ivunjisha yirefera ku idolari nk'ama USDT nko kuri Binance ngo nta change yabayeho. So mpitamo rero kugira ngo mfate kano kantu bibasobanurireho neza cyane ko iyo foto nari nayifashe ibyabaye bya Besama ya 19 kuri Google mu igihari cyambere kigomba kuba clear. Ntago Google ijya yibeshya ngo ivuge ngo habayeho ngo akabazo kari technique noni data ziri financier ziba zisohotse bigatuma habaho change nk'iyo ngiyo, ariko noneho ntibashe kuresista kugira ngo itinde. Ariko wowe ukora trading biba bishobora kuaffectinga ku bijyanye n'ababroker dukoresha batari international. Nta kintu bitwaye pe na rate bisanzwe no mu Rwanda ubusanga cyane ko niba unakoresha broker batandukanye nuzajya kubikuza uzakore check ukore wenda nka withdraw y'amadolari 50 urebe ntago bagenda baguhereza amafaranga ari amwe. Hari abakata hari abaguca amafaranga menshi bitewe n'uko account ufite wenda ari zero spread itagira ama spread bakataho cyangwa ama commission cyangwa ama swap. Hari abakata bitewe n'uko bakoresha aba agent nka Templar. Ubundi kuri rate isanzwe ahantu ubona rate isanzwe ni kuri HFM kuri Hot Forex Broker aho baguhera kuri rate idolari ririho ako kanya kubera ko ntago izo nzira zose zikoreshwa. So impamvu muvuzemo nuko ari no broker mwiza ndi kubashishikariza gukoresha muri iyi minsi HFM Broker. Ndi kujya nshyiraho na link yo muri description kugira ngo abantu bafungure ama account n'uwagira ikibazo akaba yatubwira tukamubafasha. So icyo nashaka kuvuga rero ni kuvuga ngo iyo habaye speculation nk'iri bitewe na data ziri analytical mu bijyanye na global financial market, ntago bira bintu biba byikoze ngo bibeho kuriya gusa. Ikintu gihari nuko bishobora kuaffectinga nabivuzeho muri groupe ku bijyanye na withdraw atari ku ba broker bose ukoresha. Mu gihe waba ukorana n'ababroker bari international, ndabaha urugero nk'igihe waba ukoresha Oanda, igihe waba ukoresha witwa Pepperstone, igihe waba ukoresha 8cap, igihe waba ukoresha forex.com n'abandi bagiye batandukanye. Ariko mu gihe ukoresha abantu basanzwe dukoresha ba Templar ubanza kohereza umuntu amafaranga, Just Market ubanza
bariya nyine bari lokale niko navuga, bafite standard limit, bara nta kibazo na kimwe bitera, cyane kugiye no kuvunjisha n'ubundi baguhereza kuri rate isanzwe. Ndavuga iyi speculation iba yatewe na data ziri muri global financial market zituma Google ishobora kuvuga ngo idolari ubu turi kuri agaciro rya $701. So biri kugenda birahindagurika, ariko icyo nari nshatse kuvugiraho bivuze uyu munsi byabaye kugira ngo muze kwirinda ibintu bijyanye no gukora withdraw, kuko ndabizi neza ko iyi video bishobora kubonwa n'abantu batandukanye bafite ababroker bagiye batandukanye, kugira ngo wirinde kuza gukora withdraw hariho speculation ifite suggestion yuko idolari bigeze baribarira ku manyarwanda 706. Mbere yo gusoza sinabura kubanza kurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na global financial market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Nka ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram buri gihe tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe n'aho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu ni weho tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu ntibyongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.